The Mic Radio. ngo kuki ntarongora ibibazo mfite n'ibikomere nikoreye ku mutima iyo uza kubimenya ntubutinyutse kumbaza ubusa nako kurogoto kubusa wamusega gusa n'isuri yasenya akaruri ka sogokuru. Hayiga mana we ngirira ikigombwe nkutuye umujinya kandi ngo nyiri umujinya arijinya ariko nawe ugabanye kwigira abamenya. Ibibazo byacu bituma abagabo tutarongora n'uruhuri ntiwabimenya utabuze icyo bwita ubumera bwita ubusa. Kumbaza uburyo ntarongora n'impamvu yabyo ni nko kumbaza impamvu u Rwanda na Kongo nta gahenge. Reka amatwi nkucire ku mayange ibyanjye ntibyera de nk'inyange nanjye ibyanjye ubwanjye byandenze ubwenge. Mu mwaka 2005 ubwo nari ndangije ayisumbuye nkandagiye muri kaminuza nuko mbona umusiri ntangira gukirigita ku bikoroto mu mpinga z'umusozi wa Jari hakaba igitomati cy'umukobwa nabengutwe kikiri igipusuri nakitaga buto hagiye abamenye mbere icyo kinyamidende barakizi. The Mic. Nuko rero urambwira nkomeze cyangwa nsubikira ahangaha kuko n'ubundi umutima wanjye amaherezo uraturikira mu mboni zawe gusa si wowe gitero urarengana wamfura we ntiwabuze ubwonko bwibutsa nkanjye ndakwibutsa ko nakumenyesheje ko nari ntangiye gukabakaba kwifaranga uwo munsi nibwo nabuze ubwenge niyemeza kwigira ONG ndahirira kuzarihirira icyo gitangaza akazi amashuri yose nayo ntakandagiyemo ubu nduzinuzuye ibikomere ku mutima kuko akirangiza yisumbuye yakomeje na kaminuza n'ubundi nkireza gatuza ntinzakurihirira uzaminuza nuza nta kabuza tuzabinoza. The Mic Radio. Shaka bigasekwa nk'akeza rwose. Barumuna banjye isarira basanga mama mbyara ntazi igikwemba nkesha ndaho nasamya ngo nzamushyira umukazana wakataraboneka sinkamenye ko umwembe nanze gushunashuna aho ukiri gitumbwa abasore b'ibisuma bawurisha umunyu umusubirizo ndaho niroteraho dore ko ngo ubumanzi ni narabubiki icyo cyomanzi none ngo kuki ntarongora. Bro ibisurwenye ubusubusizi ubanza ari ubusazi nyamukobwa kirangiza kaminuza yaje yatuye nareba iryo toto kwifata kwanjye kukamba niyanga nkikomeza ntumunsi umwe nzatura hasi shashisha. Umunsi ntiwatinze icyo gishori cyari si umusiga sinari gutinda gusegura iyo sugi nasezeranyije gusigasira ikansiga nzira niyambura impuzu ngo ubwo nanjye ndaserutse sha. Sugi wikwibaza byinshi buto butoshye nasanze wawe bataruga habe namba ubwe yiparikiye imodoka mu kinambara yose arayikunyura amanota nyamugabira yose byako kanya sinari kubura kwizihirwa n'ubundi uzima amajigije ukazimena mu mashuko uwo munsi nibwo nagize icyaka gikabije kandi ntunyumvishe nabi yanywesheje amazi zanjye zitarateka nuko ndakuka nk'ukana igishyika burya abagabo turakomera. Uwo munsi ntiyari nge mba ndogaruke amanganiza amashagaga yanjye no kwigira ndigabo nabibonye umunsi nitura mu ruzi ndwita ikiziba none ngo kuki ntarongora. The Mic Radio. Nuko nyamukobwa ati nizere kutagiye guhita unyanga kuko ntakubikiye ibanga hoya nta kibazo nanyuzwe kandi cyane ndetse bibaye ngombwa umbwirire iwanyu ko bafite umushyitsi mu mpera z'ukuboza muri Mutarama tubataramire tubereke ibirori nkurongore nk'ihera ubusore ntugire ikibazo wujuje ibisabwa ngo mpere umugore. Ngo kuki ntarongora nakubeshya inyanja nayambukanye impumu mu mihengera hataba abasare mpataba ubusore bwanjye nsubizaho impuzu ikimwaro kirandenga nduhukira ibikuru mu bakuru mbabwira kaga mpuye nako n'imyaka nategerezanyije amatsiko nzi ngo nzafunukuza kumbisi nkamenye ko ari nge bita the next user mu rurimi rw'icyongereza. Ngo kuki ntarongora. Abasaza batireka shagabanya amashagaga ubusigisi ubwo bwubaka hubaka urukundo umutima n'icyizere kandi nunanirwa kwihanganira uwo mwashakanye uzatubera imbwa rubebe twese abenshi muri twe tugenda mu modoka zakoze na mbere kandi aho tugejeje ingo zacu ni mu nzozi za benshi nawe urimo. Cyorongora umukobwa akunze ubuzima bwawe bwose wikwigaragura mu ibagiro utazatahana amagufa maso ugatahira umufa. Rongora kandi uzabikira umugore wawe ibanga uzamuberaho ubuto bwe butamubereye bwo bwamushutse agatakaza ibanga rya mukobwa kiri mwase na nyina nawe siwe muri w'ibikomere ni byose nutamubera urukundo ruhamye n'ubundi baraye bari bumusubire kandi uzababara kurushaho. Rongora turagushyigikiye. The Mic.
nazindutse nk'iyagatera njya gufata irembo so gusara ndasizora ubukwe burataha ndarongora mu ibanga rikomeye cyane mu minsi 180 itarenzeho n'isegonda igisekura kitababarira nibarukira amezi 6 abakuru bati burya nabyo bibaha abaganga barabihamya nitwa papa ntyo ibyishimo bintaha mu mutima njya mu ruhando rw'abagabo baharanira kubahiriza inshingano guteza urugo imbere ndetse n'igihugu muri rusange binyuze mu muryango gusa sinamenye kuko iyo menya sinari kugisha inama nari gusenya urukundo nkasigarana ibikomere gusa aho no gusatura utwo naruhiye ku manywa y'ihangu kandi narakoze ubukwe mu ibanga ntandura ivugira ubusa ku musozi burya nyamukobwa yanyambuye ubumanza kuri we nari imvutsi n'ikimenyemenye twakijijwe na DNA basanga no mu gisekuru cya 500 cy'uwo muziranenge simbarizwamo nuko nakoze divorce nsigari heru naduke nari ntunze twaratugabanye ntangirira kuri 0 none ubumaze kuzanzamuka mwese intero nimwe ngo ko kinarongora The mic. akami ka muntu no umutima wabishaka munabishoboye ni murongore ni byiza nitubyanze natwe ariko ntimukagumye kuducira imanza batabikora suko banze kwitwa ababyeyi babereye u Rwanda burya nyuma ya buri nkuru wibwira ko wabuze haba hari izindi nkuru magana kandi utazi neza kandi zingenze mu buzima bwa muntu gira agatwe gato nkakarinda urugomo kurongora kwanjye bizava kurubona batumye ni mu munzanira sinzazo yaza nzarongora ku manywa y'ihangu nzarongora basha ngoko kinarongora The mic radio. The mic radio.